Ya nibyo ngira ngo mbere uko nza kuri gahunda y'uyu munsi ngira ngo mwabigarutseho ku munsi w'ejo habaye imyitozo mbere nk'uko wari ubivuze Ruvuyanga, ariko imyitozo yabaye ku munsi w'ejo ntabwo yabereye ku isaha umukino nyirizina uzaberaho, iyo yabaye ku isaha y'isaa kumi yabaye ku isaha y'isaa kumi n'ubundi bera kuri Juba National Stadium, aho umukino uzabera ku munsi w'ejo, aho iyi kipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo yita Bright Stars ko nickname kayo ni ku kabyiniriro aho isanzwe yakirira imyitozo ku isaha y'isaa kumi. Rero yari imyitozo ubona umutoza Jimmy Mulisa ndetse n'umwungirije coach Imana Sostene Lumumba, yari imyitozo ubona ya tactique cyangwa se y'amayeri y'umukino bazakoresha nyine nyirizina ku munsi w'ejo, uburyo bw'imikinire bashaka kuzakoresha cyangwa se ibyo abasesenguzi bita ngo ni approach, akantu nyine umva abasesenguzi bakavuga approach cyangwa plan approach bazakoresha ku munsi w'ejo. Rero banakinnye bakora imyitozo baca mu makona, ahanini ubona ari imyitozo ishingiye kuri possession, nyuma baza gukina noneho basa nk'abakina deka kugira ngo umutoza arebe noneho ashimangire systeme ye nyirizina. Ubwo wenda n'icyo nabonye n'abakinnyi nabonye 11 turaza kubagarukaho nabo probable bashobora kuzabanzamo nkurikije ibyo nabonye, ariko nuko byagenze uyu munsi rero ariko mbere ko kumva ku myitozo y'ejo Ruvuyanga, imyitozo y'ejo hari abashyitsi baje gusura ikipe y'igihugu, ahanini ahangaha muri Sudani y'Epfo. Rero iyo tuvuze abashyitsi ubwo ahanini ntago ushobora kuba wakora ikosa ryo kutumvikanishamo inzego z'umutekano ziri mu butumwa bw'akazi ahangaha, nicyo bivuze nta kindi kuko gahunda imeze. Ejo rero uti abaje nabahe bari baje gushyigikira ikipe y'igihugu, harimo Colonel Rodomiri Uwizeyimana, akaba ahagarariye icyo bita supporting team ahangaha muri UN cyangwa se izi ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro ahangaha muri Sudani y'Epfo, bazita UN Miss, ni ukuvuga ngo ni izi ngabo nyine z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'akazi ahangaha muri Sudani y'Epfo. Rero twa Colonel Rodomiri Uwizeyimana yari ari kumwe rero n'undi mumama akaba yitwa Senior Superintendent Uwamariya Angelique, uyu nguyu ndi uyoboye abapolisi b'u Rwanda bari ahangaha muri Sudani y'Epfo, akaba ayoboye icyo bita Formed Police Unity, akaba ari abapolisi bagera kuri 25 rero b'abakobwa ahangaha barahari, ariko n'abandi bapolisi bose muri rusange. Nabo bayobozi rero bagaragaye ku myitozo y'ejo, bari bariho baganira n'abayobozi baje bahagarariye delegation y'u Rwanda, birumvikana harimo Vice President Richard Mugisha, harimo umunyamabanga mukuru w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Kamarade, n'abandi benshi bariho baganira rero bareba uburyo bashobora bagomba gukomeza gushyigikira ikipe y'igihugu. Gahunda y'uyu munsi rero uti iteye niyo warumbashije. Kuri gahunda y'uyu munsi abahungu ku isaha y'isaa 2 nibwo bafashe ifunguro rya mu gitondo bisanzwe, hanyuma ku isaha y'isaa 4 kugera saa 5 n'igice, ubu ni ukuvuga ngo ni muri uyu mwanya turimo harimo icyitwa medical treatment and massage. Ruvuga ngo ba bantu bafite utubazo twa hato na hato abagomba gukorerwa ibijyanye wenda na physio za massage, bafite aho bumva batameze neza, bose bariho ibikorwa nyine bya medical team by'ikipe ishinzwe ubuvuzi mu ikipe y'igihugu, bariho barabakurikirana kugira ngo bakomeze kugenda barikavaringa abakinnyi bamere neza. Hanyuma ku isaha y'isaa 6 nibwo bafata ifunguro rya saa 6 zuzuye, hanyuma imyitozo guhaguruka ahangaha kuri hoteli Pyramide Continental Hotel twerekeza hano hakurya muri metero nka 400 kuko stade iri hano hirya, turahaguruka saa 8:40. Ubwo rero imyitozo y'uyu munsi ni imyitozo iri officiel igomba kubera ku isaha umukino uzatangiriraho, ubwo ni isaha iri officiel ni saa 9 za Juba zikaba saa 9 za Kigali, nibwo imyitozo ya nyuma y'Amavubi iza kuba ikabera nyine hano umukino uzabera kuri Juba National Stadium. Urebye gahunda y'uyu munsi nuko iteye muri rusange kuvuga. Ubwo umukino uzaba saa 9 zaho ngaho.
yego ni saa 9 rwose kuri iri zuba ryabo ry'impangabagabo urumva arizo saa 9 zinahase cyane niko gahunda imeze duhuje amasaha duhuje amasaha nta kibazo kuko urumva bo bagomba kuprofita mu kirere cyabo nyine gishyushye bakagukinisha ku zuba ubwo natwe niyo mpamvu match ni saa 12 abantu bamenyereye ubushyuhe bwa muri iri tanura ryabo rya hano natwe tuzabakubita ku kabeho k'isaa 12 tubashyire ku itara nabo batwumve nyine rero nicyo naba nkubwiye ariko kandi kantu gatoya ruvuyanga narayemenye gashobora kuba kaba na avantage ku Mavubi uzi ko iyi kipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo itegeze ikora umwiherero reka bakoze imyitozo ariko bisanzwe imyitozo barayikora ariko bagataha iwabo bajya muri camp bakora imyitozo bagataha mu rugo bitahira mu mageto gake batuje ubona rwose ari ibintu basa nk'abamenyereye federasiyo yarababwiye ngo nta mafaranga ahari nta mafaranga ahari kuko namenye n'amakuru ko bajya no gukina muri Afurika y'Epfo ngo bagiye ari abakinnyi batarenze 14 ngo kubera ko nta bushobozi bwo kujyana abakinnyi benshi bari kubona ndetse n'amakuru ko ngo icyo gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika y'Epfo SAFA ngo ari ryo rishobora kuba ryarabakiriye rikabafatira hoteli rikabatunga nyine akavuga bati nta kundi no mupira niko bigenda gukina singeso ariko barabafasha bari abaturanyi beza hanyuma ba 11 watubwiraga wabonye mu myitozo aribo dusorezaho 11 bashobora kubanzamo ku munsi w'ejo nibyo nkurikije imyitozo uko yagenze ku munsi w'ejo mu izamu nabonye uwitwa Muhawe na Uganda zamu equipe ya Gorilla rwose agomba kigaragara niba ashobora kuzaba ari ujya mu izamu hanyuma kuri kabiri hari ikibazo kuri kabiri ku munsi w'ejo habanjemo ubita Serumogo Ali Omar sibyo kuko umwana witwa Kagege naramwitegereje urabona ko Kagege yagezemo afitemo aba bahungu bo muri apera benshi bagiye bafitemo utuntu tw'utunoka ndaza kubigarukaho kuri kabiri rero Serumogo Ali Omar wari usanzwe ahakina cyangwa se agombaga kwakina ariwe Kagege birumvikana nyuma w'Ombolenga Kaziye afitemo akabazo ka dictaire wa mutsi ucana hagati y'amatako cyangwa se mu mayasha niba ariko nabyita cyongeza babyita groin nubwo yakinaga nubwo yirukankaga ariko wabonaga asa nkaho agenda icumbagiramo gakeya wenda iyi gahunda barimo n'abaganga ishobora kuza kumufasha ariko kuri kabiri habanjemo Serumogo Ali Omar hanyuma inyuma gato reka mbere umutima wa defense yararimo hakina Clement Nigena ndetse na Buregeya Prince Clement na Buregeya Prince urumva ngira ngo gukinisha Prince akaza gufasha Clement wenda abasesenguzi bashobora kubona mu ndorerwamo nk'abantu babanye muri ekipe ya peri y'abantu bakuranye mu by'ukuri bazaranye bafitanye communication iri hejuru ubwo rero mu mutima wa defense harimo Clement na Buregeya Prince kugeza ngo muri ekipe ya AS Kigali ubwo uwitwa Prince Habimana na ba Yunusu abo twabwira ko bari kuri bench hanyuma kuri gatatu habanje niyo mugabo Claude usanzwe ari na kapiteni w'ikipe ya APR niwe nabonye wari uri ku ruhande rw'inyuma kuri gatatu inyuma ku ruhande rw'ibumoso hanyuma hagati mu kibuga hari harimo umuvandimwe ukina muri ekipe ya Police akaba yitwa Ngabonziza Pacifique yarari kumwe na Ruboneka ndetse na Muhire Kevin ndimo nabonye hagati mu kibuga batatu Ngabonziza Pacifique yakina kuri 6 Ruboneka 8 Keve 10 nicyo bifuza rwose hanyuma uruhande rumwe rw'ibumoso nabonye Mugisha Gilbert baza kwita Barafinda hanyuma ku ruhande rw'imbere ku ruhande rw'iburyo haza umuhungu witwara Imana Abdulaziz muri Gasogi muramuzi mujya mwaramwumvisha cyangwa mwaranamubonye muri minsi uri guca ibintu kuko ari ukuntu abantu bagenda bakibanda ku ma ekipe asa nkaho afite amazina aremereye aya ma ekipe yo hasi n'abakurikirane ariko uyu mwana witwa Harerimana Abdulaziz ku myitozo y'ejo niwe wabanje imbere ku ruhande rw'iburyo kandi urabizi hari ba Muzungu urabizi abawinga ni benshi hari ba Haji hari ba Nibizi Ramadhan ariko ku myitozo y'ejo
ibyo nabonye ngewe habasha umwana witwa Harerimana Abdelaziz ngo nakomeza nagirirwe n'ikizere n'uzabanzamo hanyuma mu busatirizi rero harimo hakinishwa Tuyisenge Arsene Tuguma uyu mwana wo mu Gashyushya niwe ndabonaga ku munsi w'ejo ari we uyoboye ubusatirizi